Turabasuhuje, turi kuwa gatatu itariki enye ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026. Ni umunsi wa 35 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 469. Muri kumwe na Evangeliste Mutaruka Fulgence. Turaganira ku ijambo rivuga ngo gumana na Yesu. Luka 22:28 navuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihangana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye. Amina. Umunsi wa none nje kukubwira ngo gumana na Yesu. Nta handi wabonera amahoro arambye, nta handi wabonera uburinzi, nta handi wabonera icyizere cy'ubuzima, nta handi wabonera ibyiringiro. Yesu yabwiye abagumanye nawe, arabwira ati nimwe mwagumanye nanjye, ibyo sinabyirengagije, nabihaye agaciro kandi abizirikana, kandi nzi yuko mwageragejwe, ibyo nageragejwemo n'ibyo nanyuzemo twari kumwe. Avuga ati ariko si ibyo gusa, mbabikiye ubwami, mbabikiye ubugingo nk'uko data abumbikiye. Gumana na Yesu mu byo unyuramo byose, ntabwo azagutererana, ntazagukoza isoni. Gumana na Yesu abiha agaciro, arabitekereza, kandi azi yuko hari byinshi bigomwe, azi yuko hari ibyo yareze. Gumana na Yesu, ukomeze ukiranuke, ukomeze ibinyangamugayo, ukomeze uwo kwifuzwa n'Imana n'abantu, ukomeze ugire indangagaciro zinezeza Yesu n'abantu. Imana ibane nawe, gumana na Yesu. Imana igumishe. Nsengeye mwene data mushoboze kugumana nawe, kandi umunsi ku wundi umuha imbaraga mu izina rya Yesu. Amina.